Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati niki umuntu yakora kugira ngo Allah amuhe ubukire ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iki kibazo ni ikibazo gikomeye ariko nanone cyoroshye kubasoma igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko kugira ngo Nyagasani akwishimire hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, hanyuma nawe wishimire ubwawe hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, wishimire ibikuriho n'ibikubaho n'ibyo utunze hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, nta gushidikanya ko wajya kure y'ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Nuh. Ubwo Nuh alayhi salam yagiraga inama abantu be, aravuga ngo faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yarababwiye ati ndababwira ngo ngaho nimwicuze kwa Nyagasani wanyu, kubera ko Nyagasani wanyu ari we ubabarira. Yursilis samaa alaykum midrara, azabamanurira imvura z'uruhererekane nziza zitanga umusaruro atari izoreka cyangwa se ngo zibe izifungira abantu mu mazu cyangwa se aho bari, bityo ziba ari imvura z'umucyo kandi n'imvura z'umugisha. Nyagasani aravuga ngo wayumdidekum bi amwali, Nyagasani kandi azabahundagazaho imitungo, wa banina, abahundagazeho n'urubyaro rwinshi kandi rwiza, wayaj'al lakum jannati, Nyagasani azabaha ubustani bwinshi kandi bwagutse, wayaj'al lakum anhara, kandi Nyagasani azabahe n'amasoko atemba mu bustani bwanyu no mu mitungo yanyu. Bityo nta kintu na kimwe gikomeye umuntu ashobora gukora cyamwongerera umutungo we hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka kiruta kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko uwicuje kwa Allah subhanahu wa ta'ala Nyagasani aramwishimira. Niyo Nyagasani yishimiye umugaragu we amuha ibimushimisha, hanyuma umugaragu ibyo abonye iyo byitwa bike mu maso y'abandi, kuri we biba byinshi cyane. Niyo Nyagasani agize cyamuha, umugaragu w'Imana amenya ko cyavuye kwa Nyagasani, kubera ko yirinda imiziro akirinda icyaha akanihutira kugana Nyagasani igihe yakiguyemo. Icyo gihe anezezwa n'ibyo yahawe, kandi nta gushidikanya ko no ku munsi w'imperuka azisanga mu bicuza cyane, kandi akazisanga no mu bari aheza kandi bazagorerwa ingororano ihambaye. Bityo igikomeye cyane kurusha ibindi umuntu yakora kugira ngo abone ubukire hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka ni ukwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. No kwicuza ntabwo ari ijambo gusa rivuga ngo astaghfirullah, nubwo naryo ririmo, ariko ni ijambo rivugwa n'ururimi rikaba riturutse ku mutima rikanagaragara mu bikorwa by'umuntu, kuko uwicuza ku Mana ntabwo ashobora kwicuza mu mutima we abitsemo ikindi cyaha runaka ashaka gukora. No wicuza ku Mana ntabwo yakicuza ku Mana ari mu kindi cyaha arimo gukora. Bityo ukwicuza guturutse ku mutima kugasesekara ku rurimi kukagaragara mu bikorwa by'umuntu, nicyo gikomeye cyane cyatuma umuntu abona ubukire hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Hanyuma izindi mpamvu zose ntoya akoze, izo zose Nyagasani ashyiramo umugisha, kabone n'ubwo n'impamvu atazikora ntibyabuza Nyagasani kumuha amafunguro kubera ko yicujije ku Mana. Icya kabiri gikomeye nacyo ni ukwiringira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi ntumwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallama iravuga ngo law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, iyo muza kuba mwiringira Nyagasani wanyu ukuri ko kumwiringira nta gihunga nta nubwo bamufitiye Imana ko itazabafungurira, bityo mukaba mufite icyizere cyuzuye. Nyagasani aravuga ngo intumwe y'Imana iravuga ngo la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, yari kubafungurira nk'uko ifungurira inyoni taghdu khimasa, zibyuka mu gitondo zishonje zijya gushakisha, wataruhu bitana, zikagaruka zihaze kandi ntaho zahinze. Bityo kwiringira Imana ni icya kabiri gisaba cyo umuntu asabwa kugira gushyiraho imbaraga kugira ngo abone amafunguro. Hanyuma icyo cyo kwiringira kinagendana kandi nanone no kunyurwa. Kwiringira bigendana no kunyurwa, kubera ko uwiringiye Imana aba azi neza ko ibyo yabonye byavuye ku Mana, kandi ko ibyo ngibyo ari byo ryeno rye, kandi ko ari byo rimubereye nk'umugaragu w'Imana ukundwa n'Imana. Niba yicujije akaniringira Imana, icyo Imana yamuhaye nicyo cye. Hanyuma icya gatatu ni ugukora impamvu. Nyagasani aravuga ngo wala tansa nasibaka minad dunya, uramenye ntuzibagirwe uruhare rwawe mu isi n'igeno ryawe mu isi n'ubuzima bwawe bw'isi, bityo ugakora impamvu ariko ucunganye na za mbibi twavuze, kwirinda icyaha no gucunga aho ukorera naho ushakira impamvu zawe, hanyuma kwicuza ku Mana buri kanya, hanyuma no kwiringira Imana. Ibyo bizaguhesha umutungo hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Wallahu a'lam.